kuri diyoseze imwe hari umupadiri gusa. Umupadiri rwose yarakijijwe cyane, dore ko yasengaga kandi rwose mu byagaragaraga abakristo baramukundaga cyane ndetse bakamwishimira, dore ko muko yabaganirizaga rwose ndetse mu buhamya bwiwe yabahaga bwa buri munsi bwaba ari ubuzima yanyuzemo ndetse n'ukuntu byamugoye kugira ngo abe padiri. Ibyo byose byubakaga abantu babaga kuri iyo diyoseze, bityo bakamukunda ndetse bakamwishimira cyane, dore ko ababyeyi bose bishimiraga ndetse bakishimira rwose ko bagira abana bameze nk'uwo mupadiri, dore ko ababyeyi batashimishwaga cyane no kuba bagira abuzukuru. Hoya rwose, kuko babonaga uwo mupadiri rwose abahagije, dore ko baterwaga ishema nawe. Ababyeyi benshi bagumaga bavuga mu buzima bwabo bwa buri munsi ati yo mana we, uwampa umupadiri rwose ndetse nanjye umwana wanjye akamera nka Padiri Piyo, dore ko bitewe n'uko Padiri Piyo rwose yumvaga abantu rwose, kandi buri uko rwose bazaga ndetse bamuzaniye ibibazo yarabikemuraga ndetse akabikemura neza cyane. Bityo rero ababyeyi bakamukunda ndetse bakishimira ko abana babo ndetse bazaba abapadiri, dore ko buri mubyeyi wese uko yatahaga yabwiraga umwana we ati ese mwana wanjye wazibereye padiri. Aba bana rimwe na rimwe basubizaga ababyeyi babo ati ese mama uri kumva nta buzukuru ushaka? Ati mwana wa rwose kuva nahura na Padiri Piyo namenye ko rwose umwana wawe yaguhesha ibyishimo ndetse agatuma abantu benshi bahinduka. Ati no se mama, umuryango wacu washakaga ko wangirika ndetse ukaba wacika. Gusa ababyeyi bose basubizaga abana babo ndetse bakabasubiza ko rwose kuba umwana yaba padiri nta kibazo kibirimo ndetse rwose ko nta mpungenge irimo, dore ko rwose babonaga Padiri Piyo yita ku miryango yose ndetse rwose ko abana bose yabafataga nk'abana be kandi atarabyaye. Bityo rero ababyeyi bakumva ko rwose abana babo bakishimirwa ndetse bakabasha kuba nabo baba abapadiri. Gusa Padiri Piyo nubwo yakoraga ibyo byose nawe yari afite ikintu cyamubangamiraga umunsi ku wundi, dore ko Padiri Piyo rwose ababyeyi be rwose nabo bari barabashije kuba bakitaba Imana, dore ko ababyeyi be bari barapfuye ndetse bapfa bishwe n'inzara. Bityo rero Padiri Piyo yagumaga afite ikimwaro ndetse rwose bimubabaje cyane, ndetse yumvaga ko rwose kuba ababyeyi be barishwe n'inzara rwose ari ikimwaro, dore ko gutsinda icyo kintu ndetse akumva ko mu mutima we rwose yagomba kubyihana ndetse bikarangira byari byaramunesheje. Gusa rimwe Piyo yaje kuryama ndetse mu kuryama yiyumvisha neza, yumva ko rwose kuba ababyeyi be barapfuye ndetse barishwe n'inzara nta ruhare yabigizemo. Bityo rero Piyo abasha kuba yabyakira ndetse yumva ko rwose kuba ababyeyi be barapfuye nta kibazo kibirimo, ndetse atangira kuba proud yabo ko rimwe na rimwe rwose yabitangagaho ubuhamya mu rusengero. Gusa Piyo nubwo yabitangagaho ubuhamya kugira ngo abashe kuba yakomera ndetse arusheho gukomera byirengagiza, ahubwo dore ko yabivugaga ndetse abwira urubyiruko rwose kuba rwakita ku babyeyi barwo. Ati basore namwe bakobwa, ndababwiza ukuri ko rwose mugomba kuba mwakita ku babyeyi banyu. Rero mwaba mwaragiriwe amahirwe ndetse mwaba mufite akazi rwose mukita ku babyeyi banyu uko bishoboka rwose, dore ko ngiye ntigeze ngira amahirwe ngira n'imbaraga zo kuba nabitaho, dore ko bishwe n'inzara ndetse bicwa n'inzara nta bushobozi ndetse nta n'imbaraga mfite zo kuba nabagaburira kandi nkabahaza kugira ngo rwose baticwa n'inzara. Gusa Padiri Piyo nk'uko nabibabwiye kuva kare rwose yakundwaga n'ababyeyi bose, dore ko no muri iyo diyoseze rwose abandi bapadiri bose bamufatiraga nk'icyitegererezo, dore ko babonaga ko rwose ari umupadiri mwiza ndetse rwose ukwiriye kuba yayobora rwose diyoseze ndetse akayagura akayigeza ku bintu birenze. Gusa Padiri Piyo rwose SECRETERY we yaje kugira ibibazo ndetse biba ngombwa ko rwose SECRETERY we rwose ava mu kazi ndetse akirukanwa akagenda, dore ko SECRETERY we yarwaragurikaga cyane kandi mu kazi ke rwose yarakeneye SECRETERY uhoraho. Nubwo Piyo byamugoye cyane rwose kuba yakirukana uwo SECRETERY we, dore ko rwose yumvaga ko kuba amwirukanye rwose atazabona imibereho ndetse rwose atazabona uko abaho, ariko nibyo byari bikwiye kugira ngo akazi ndetse n'umurimo w'Imana udakomeza kuba wagirwaho umugayo, dore ko rwose akazi kari gasigaye gapfa bitewe n'uko rwose Janvier yarwaragurikaga cyane, dore ko yari we SECRETERY we. Nuko byabaye ngombwa ko SECRETERY we yirukanwa maze rero akabasha kuba yajya mu rugo akabanza agakira. Nuko Padiri Piyo byabaye byiza ndetse bashaka undi SECRETERY, dore ko bamuzaniye umukobwa ndetse bamuzanira umukobwa rwose witwaga Claire. Gusa abandi bapadiri babigizeho impungenge ndetse babigiraho ikibazo ati se Piyo kuba barakozaniye umusekreteri w'umukobwa uratekereza ko bitazakugusha ndetse bigatuma rwose ubuhamya bwawe butakara ndetse abantu bakagutekereza uko utari? Gusa Padiri Piyo ntabwo ari uko yabitekerezaga, dore ko yari azi ko muri we rwose akomeye kandi yari azi ko Imana bagendana rwose itabasha kuba yamukoza isoni. Ati ndatekereza rwose
uyu mukobwa ntacyo arwaye ndetse nta n'icyo ambangamiye rwose pe, kandi Imana iri mu ruhande rwanjye rwose, ndatekereza nta kizapfa ndetse umukobwa azakora akazi neza. Nuko Padiri Pio yatekerezaga ko akomeye rwose, kandi yatekerezaga ko rwose Claire nta kibazo bagirana. Gusa Claire we rwose ko yarebaga Padiri ndetse nuko yamutekerezaga, yabonaga Padiri ari umusore mwiza ndetse ushinguye, kandi kuko ntabwo yibeshyaga kuko Padiri yari umusore mwiza ndetse ugaragara neza. Nuko Claire yakomeje kuba yakorana na Padiri, gusa mu gukorana na Padiri Claire yatangiye kuba yazajya yifuza Padiri, ndetse mu kwifuza Padiri yakoraga ibishoboka byose ndetse kugira ngo abashe kuba yakiyegereza Padiri, dore ko rimwe na rimwe yajyaga muri biro ya Padiri agatindamo akamaramo agahe karekare, bityo Padiri we ntabwo yabitekerezaga rwose, ntiyanatekerezaga ko Claire hari ikindi kintu amushakaho, dore ko yumvaga ko Claire yari umuntu usanzwe ndetse utabasha kuba wamugusha cyangwa se ngo atume rwose ajya mu byaha. Ati Claire mubona nk'umuntu usanzwe mu buzima bwanjye rwose, kuko abapadiri bahoraga bamubaza ati ese ko mbona Claire rwose akunda kuba ari mu biro byawe. Ati nge niko mbitekereza ndetse ni nako mbibona, wasanga biro ye rwose bayamubarinze rwose akabona kuba mwiriya biro bimubangamiye, bityo rero agahitamo kuba yaza ndetse tukabana, kandi ndatekereza rwose nta kibazo kibirimo. Gusa Padiri rwose Pio ntabwo yigeze atekereza ndetse ntiyigeze ahishurirwa ndetse ngo amenye ko rwose Claire hari ikindi kintu amushakaho, dore ko Claire yatangiye kuba yahindura imyambarire kugira ngo azabashe kuba yaza muri biro ya Padiri ndetse amugushe. Gusa Padiri buri joro ndetse na buri saha niko yasengaga Imana ndetse ayambaza ati Imana uzamfashe urugendo rwanjye nzarusohoza amahoro. Bityo rero rimwe Claire yaje kuza ndetse aza mu kazi rwose yakabije, dore ko yari yambaye bidasanzwe ndetse yari yambaye nabi, navuga ko byari gucumuza rwose abagenzi. Nuko Padiri yaramurebye ati se Claire ko mbona none rwose imyambaro wambaye mvuze ko rwose ntabwo wambaye nk'abari rwose wakabije, wambaye nabi pe. Ati se Padiri wowe ntabwo uri kubikunda ndetse nta nubwo uri kubyishimira. Ati wa rwose Claire ibyo bintu ntabwo bikwiriye rwose umwana ukora hano ndetse ukora kwa Padiri, rwose nta kibazo ngo wayagahushya, ndetse reba no mu ikabati yanjye rwose harimo amafaranga, ushobora kuba wabuze imyenda ntabimenye, genda witeho rwose ndetse ushaka imyenda. Nuko Claire byaramubabaje ndetse biramutungura cyane, bitewe nuko rwose yari azi ko ari buze kuba yagusha Padiri kuri uwo munsi, gusa ntibyigeze bimuhira, ahubwo dore ko kugira ngo agushe Padiri byaramwangiye, ahubwo bimuhesha kuba yabona konje kuba yajya kugura imyenda. Nuko Claire yaratashye ndetse mu gutaha rwose araryama ndetse ataha ababaye cyane, dore ko yari amaze kubona ko akozwe n'isoni umupango watawugezeho. Nuko Padiri Pio nawe yatangiye kuba yafata umwanya ndetse atangira kuba yatekereza ku bintu rwose bamubwiye. Niho yatangiye kuba yabona ndetse rwose abona ko Claire ashobora kuba yabashaka kuba yamugusha ndetse akamugusha mu ngeso zitari nziza. Nuko Padiri rimwe yicaje Claire ndetse aramuganiriza rwose, amuganiriza amubwira ko rwose ibintu ari gutekereza bitashoboka. Ati Claire rero mwana uracyari muto, nagwaye akazi rwose muri iyi biro kugira ngo ukore ubashe kuba wakiteza imbere rwose, sinaguhaye akazi kugira ngo ubashe kuba waba igikoresho cya Satani. Rero wikemera ndetse wikifata ngo wemere rwose Satani abashe kuba yagukoresha, kandi rwose ndatekereza uri muri njye warakomeye kandi tiyatuma rwose ngwa ndetse ngo nshogori. Rero Claire please ndakwinginze wiba igikoresho cya Satani. Nuko Claire yatangiye kuba yajya akorwa n'isoni ndetse atangira kumva ko rwose ibintu rwose yagambiriye ari amafuti cyane, dore ko yatangiye kuba yazajya ataha yaryama akabura amahoro, akumva ko rwose ari kwicira urubanza bitewe rwose n'ibintu yagiye atekereza ndetse n'imipango yatekereje kuba yagusha Padiri. Nuko Claire rimwe yarazindutse ndetse ajya mu kazi, dore ko yari yambaye neza noneho. Nuko ashitse mu kazi Padiri yaramurebye ndetse aramwishimira cyane ati wow, ati Claire none wambaye neza rwose, imyenda wambaye yonyine ubwayo ivuga ubutumwa. Ati se ivuga ubutumwa gute Padiri? Ati nyine ivuga ubutumwa rwose, buri muntu wese yakureba rwose agatekereza ko byibura basi wambaye neza. Ati ariko Padiri ndatekereza imyambarire atari itekereza ndetse atari igaragaza umuntu icyo ari cyo. Ati no secret kuki umuntu abona undi yambaye nabi akabona yambitse ubusa. Ati Padiri ndatekereza rwose ari imitekerereze y'abantu. Ati hoya rwose secret ntabwo ari imitekerereze y'abantu gutya, ntabwo ari imitekerereze y'abantu rwose, ariko burya kenshi uko inzi isi inyuma ni nako ibisi imbere. Ati Padiri ubwo ngubwo ushatse kuvuga iki? Ati Claire mu mukobwa mwiza, icyo ushatse kukubwira akenshi ko tugaragara inyuma ni nako tuba tugaragara imbere rwose. Ati kandi
nyine iyo inzu rwose uyibona isa neza inyuma washika imbere ukabona isa nabi uratungurwa, ariko rwose iyo inzu isa nabi inyuma washika imbere nabwo ugasanga isa nabi ntabwo utungurwa rwose. Rero ugerageza ugakora uko ushoboye ndetse ugahinduka, dore ko guhinduka ntacyo bitwaye. Nuko Claire ibintu byose yatekerezaga rwose n'imipango yari afite yo kuba yagusha Padiri kugira ngo bashe kuba baryamana yayivuyemo. Bityo Claire aba umwana mwiza ndetse aba urugero rwiza, dore ko bitatinze yaje kuba yanabona umugabo rwose bitewe no ko yakoranaga na Padiri neza ndetse abantu baramukunda cyane, dore ko bazaga gusaba serivisi kuri paruwasi ndetse bakabona ko rwose Claire ari umukobwa mwiza ndetse uri kubitaho. Ndabakunda cyane, yari Davy Rwanda, nkwibutsa gukora subscribe. Akenshi rwose yariye tujya mu kazi dufite iyindi mipango itari myiza rwose, dutekereza ko tugiye kuba twahindura abantu baho, ariko iyo tugezeyo akenshi bitewe n'imico ndetse n'imyitwarire y'abantu dusanzeyo, akenshi ariye dusanga abo bantu aribo baduhinduye ndetse bagatuma twitwara neza tukaba abana beza. Ndabakunda cyane, yari Davy Rwanda. Imana ibarinde kandi dukomeza gusenga ubudasiba.